Nigiza gukorera Uwiteka ariko ndakarusho gukora bene data muri Kristo bizera b'itorero rya Zindiro, namwe nshuti duhuriye kuri uyu murongo, reka mbabwire ko nejejwe no kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umucunguzi wacu. Imana ibaho umugisha. Reka mbanze mbagezeho indamutso z'ubuyobozi, abayobozi ba Firidi, kandi bakomeza no kubashimira abizera b'itorero rya Zindiro uko muhagaze muri uyu murimo muri bihe turimo, ngo umuhati wanyu si ubusa. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo nshime Imana yanyemereye kongera kubana namwe muri uyu mwanya, kubw'amahirwe yampaye binyuze mu buyobozi bw'itorero, nkaza gusangira namwe ibyiza Imana yatugeneye uyu munsi, binyuze muri gahunda zitandukanye uhereye mu gitondo, binyuze mu babwiriza batandukanye, ndetse kugeza no kuri aba babwiriza bamaze kutubwiriza binyuze mu ndirimbo. Mwese abambanjirije, Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo kandi mumfashe dushime Imana yacu, Imana yakomeje kubana natwe muri ibi bihe dutambutse, ibihe bidasanzwe, n'uyu mwanya tukaba tukiri imbere yayo. Mu by'ukuri dutambutse mu bihe bigoye, ariko nta nubwo navuga ko bihagaze. Gusa icy'ingenzi ni uko ibibaho byose bikwiye kutwereka ko turi ku isi, kandi isi ikaba yaramanukiwe n'umwanzi. Akaba ari muri urwo rwego Mwuka w'Imana yanyemeje ko kuri uyu munsi mwiza, isabato yahuriranye no gutangira kw'amateraniro makuru n'ayadasanzwe muri Union y'u Rwanda. Mwuka w'Imana yanyemeje ko twafatanya kwibaza ku kibazo kivuga ngo umucyo utwaye uramuritse. Mbese umucyo utwaye uramuritse, umucyo njyewe ntwaye uramuritse, umucyo twese dutwaye uramuritse. Ngiki kibazo ngira ngo dufatanye kuganiraho muri uyu mwanya. Mbese umucyo njye nawe dutwaye uramuritse kubera iki? Kubera yuko ahangaha kuri iyi si turiho hari umwijima, kandi isi ikeneye kumurikirwa, kandi ijuru ryatanze umucyo ukwiye kumurikira iyi si. None ikibazo nkomeza kwibaza, ikibazo dukwiriye kwibaza ni iki ngiki, ngo mbese umucyo dutwaye uramuritse? Nagerageje gusharinga, sinzi niba birimo bigaragara. Mbese biragaragara? Yego. Murakoze cyane. Mbese ikibazo dukwiye kwibaza, hari umucyo twaba dutwaye koko? Ijambo ry'Imana hari icyo ritubwira. Ririya ni isomo twese tuzi, kandi isomo rifite uburyo ryumvikana, ariko mba nifuza ko nanone twongera kuritekerezaho kugira ngo tugire icyo tuvanamo, kuko ririmo byinshi cyane. Ku bijyanye noneho n'umucyo dutwaye, uyu mwanya ndagira ngo twongere tugaruke kuri iri somo. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Urwandiko rwa mbere rwa Petero cya 2 umurongo wa 9. Turimo turibaza ikibazo ngo mbese umucyo dutwaye uramuritse? Reka tubanze dusenga Imana. Mana yacu idukunda, uradukunda cyane kuko
waduhaye impano ikomeye, impano y'umucyo, kandi umucyo wirukana umwijima. Nyiricyubahiro, muremyi w'isi n'ijuru, muri uyu mwanya turi imbere yawe, tuje dushonje, turashaka ko utumara inzara ukaduhaza. Tuje dufite inyota, turashaka ko utumara inyota. Ijambo ryawe nitabaza. Turagusabye kugira ngo mu mwanya nk'uyu ube umwigisha wacu, ngo iryo jambo rimurikire imitima yacu, kandi ngo ubushake bwawe buze gukora ku mitima yacu, kuko tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Mu by'ukuri iri somo ritwereka yuko hari aho twavuye, hari uko twari tumeze, mbese twari mu mwijima w'icuraburindi, twari ab'umwijima. Ariko iri somo ritwereka ko twavanywe aho hantu, turatoranywa, tugirwa ab'umucyo, kandi tumaze kugirwa ab'umucyo, ubwo twabaye abatwaye uwo mucyo, twabaye abatwaramucyo. Twavanywe mu mwijima, kandi icyari kigenderwa kwari kugira ngo tubashe kwamamaza ishimwe ry'iyatuvanye aho hantu. Kwamamaza ishimwe ry'iyatuvanye aho hantu ni ugutwara uwo mucyo, maze ukamurika. Ntabwo nza gutinda kuri iri somo, ariko ndagira ngo byibuze Mwuka w'Imana dufashe kumva umucyo dutwaye uwo ari wo, ndetse n'uburyo twawuha. Yesaya mu gice cya 9 umurongo wa 1, nanone ijambo ry'Imana riratubwira ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Erega buriya twari habi, njye nawe twari habi, twari mu mwijima, kandi burya iyo umuntu ari mu mwijima aba ari mu gicucu cy'urupfu, aba atwikiriwe n'urupfu. Ariko umucyo waraje utamurura umwijima. Imana ituvana aho hantu habi cyane hijimye mu gicucu cy'urupfu, itugeza mu mucyo, atari ukugira ngo twishimire uwo mucyo gusa, ahubwo kugira ngo uwo mucyo natwe tuwugeze ku bandi. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Luka igice cya 11 umurongo wa 33 ngo ntawe ukongeza itabaza ngo arishyire mu mwobo cyangwa munsi y'intonga, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo ngo abinjira babone umucyo. Mu gihe twibaza niba umucyo dutwaye umuritse mu by'ukuri, turebe niba ibikorwa byacu bitabasha kuba intonga zitwikiriye uwo mucyo. Turebe niba imibereho yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi, imyitwarire yacu bitabasha kuza bikaba intonga zitwikiriye umucyo dutwaye. Pawulo ubwo yandikiraga abantu b'Imana agaragaza ubukristo bwo muri iki gihe cyacu ndetse no mu gihe yari arimo, mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo cya 3 ku murongo wa 5, ahangaha mu by'ukuri hari icyo yavuze. Bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Yakomeje no kugerageza kuvuga ibiranga abantu b'iki gihe, nk'uko mubisoma muri iriya mirongo. Ku murongo wa 7 ati bahora biga, ariko ntabwo babasha kugera ubwo bamenya ukuri. Bahora biga, duhora twiga, duhora tubwirizwa, duhora tubwiriza, duhora dusoma ijambo ry'Imana, ariko ntabwo tugera ubwo tumenya ukuri. Ariko icyo kintu kirasobanutse. Abantu bahora biga ariko ntibamenye ukuri. Abantu bahora bigisha, abantu bahora basoma, abantu bahora basomerwa, ariko ntibamenye ukuri. Impamvu se ni iyihe? Nta yindi ni uko banga kwakira umucyo, nyamara bakavuga ko batwaye umucyo. Ariko uzi kwanga kwakira umucyo kandi tukavuga ko dutwaye umucyo, tukavuga ko dutwaye umucyo kandi twanga kuwakira. Bikaba ibyo mu magambo ariko ntibibe ibyo mu bikorwa, ntibibe ibyo mu mibereho yacu. Mu kiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu ubwo yari afite ikibazo cyo kubyarwa ubwa kabiri,
mu gukomeza kumusobanurira amubwira ko uwizera umwana w'Imana atazacirwaho iteka, ariko utamwizera azacirwaho iteka, kuko kutamwizera ni ukwanga umucyo, aho umucyo waje mu isi abantu bagakunda umwijima kuwurutisha umucyo bitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Yohana 3:19. Burya ibyo dukora bigaragaza niba umucyo wacu umuritse cyangwa niba se twarahisemo umwijima. Nicyo bivuze. Ibyo dukora, imibereho yacu ya buri munsi, uko twitwaye, aho twicaye, aho turi, mu batuzengurutse, mu bo tubana, bigaragaza niba mu by'ukuri umucyo wacu umuritse cyangwa se niba umwijima waramaze kuwiruka. Itonde rero kugira ngo umucyo uturimo utaba umwijima, nk'uko Yesu yabivuze hariya muri Luka 11:35. Mbese koko umucyo wahinduka umwijima? Ni ikibazo umuntu abasha kwibaza kugira ngo turusheho kubyumva. Mbese koko umucyo wahinduka umwijima? Mbese umuntu yaba yarakiriye umucyo yarangiza akagendera mu mwijima? Mbese umuntu yaba atwaye umucyo yarangiza ntamurike? Dore icyo ijambo ry'Imana ritubwira, ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Kandi Kristo ahuriye he na bariyari? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Uwizera n'utizera baba bafitanye umugabane ki? Mbese Kristo yaba ahuriye hehe na bariyari? Mbese Imana ihuriye hehe n'ibigirwamana? Ibyo ni ibintu bibiri bihabanye. Ntabwo bishobora kugera aho bihurira. Birahabanye. Mbese urusengero rw'Imana rwahuza gute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Nk'uko Imana yavuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati muri ba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. Ni amagambo Pawulo yavuze yandikira ab'Ikorinto mu rwandiko rwa 2, igice cya 6:14-17. Mbese urusengero rw'Imana rwahuza gute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Imana yavuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo. Imana ishaka kugendera muri twebwe kugira ngo umucyo twahawe ukomeze kugenda umurika. Imana irashaka ko ikomeza kuba Imana yacu, natwe tugakomeza kuyibera ubwoko bwayo. Ariko iyo tugiye ku ruhande tuba twatandukiriye, tutakiri mu mucyo, ahubwo twageze mu mwijima. Uve hagati muri ba bandi mwitandukanye nabo, niko Uwiteka avuga. Twebwe twamaze kugirwa ab'umucyo. Muri rya somo twatangiriyeho, urwandiko rwa mbere rwa Petero 1:9, twagizwe ab'umucyo. Ntabwo dukwiye kongera gusubira mu mwijima. Twagizwe ab'umucyo, dukwiye kwitandukanya n'ab'umwijima, niko Uwiteka avuga. Kuko nitwitandukanya n'ab'umwijima, nibwo umucyo wacu uzamurika, kandi nibwo umucyo wacu uzabasha kwirukana umwijima. Nshuti z'Imana, umucyo n'umwijima ni ibintu bihabanye, ni ibintu bitandukanye kandi birahanganye. Ni nako umuntu yabivuga. Kimwe ni ikimenyetso cy'uko ikindi kidahari. Iyo umucyo uhari ukiyerekana, umwijima uhita wihisha ugahunga. Niko bijya bigenda. Iyo umwijima uje, umucyo urigendera. Ntabwo bishobora kubangikana. Reka turebe neza. Mbese umucyo uturimo ntabwo waba waramaze guhinduka umwijima? Mbese umucyo twakiriye, umucyo twashyizwemo, umucyo twahawe gutwara, ntabwo waba warahindutse umwijima? Ahangaha niho ngira ngo dukomeze gutekereza muri bino bihe turimo, ibihe bidasanzwe, ibihe umwijima n'umucyo ahari bisa naho byitiranijwe kandi bitandukanye. Hari ibintu byinshi dushobora kwifashisha nk'ibipimo byatuma tumenya niba koko umucyo wacu umuritse. Reka tugire bike dutekerezaho. Tugiye kureba ibintu nka 3 biri mu buzima bwacu busanzwe. Uko turasubiza ikibazo
kuri ibi ngibi tugiye kureba biradufasha kumenya niba umucyo dutwaye umuritse cyangwa se niba utamuritse. Ibibazo tugiye gutekerezaho bigeze nko kuri bitatu, ntabwo ari byinshi. Turareba buri gisubizo wowe ushobora gutanga kuri icyo ngicyo, kuri situwasiyo waba urimo, kirakwereka niba mu by'ukuri umucyo utwaye umuritse cyangwa se niba utamuritse. Icya mbere, iyo umwanzi wanjye ahuye n'ibibazo, byitwaramo nde? Hari ibisubizo bitandukanye bitari byinshi, ariko urebe icyawe. Ntabwo uri kubazwa uko wabyitwaramo, ahubwo urabazwa uko ujya ubyitwaramo. Ni uko ujya ubyitwaramo, uko ujya ubigenza. Kuko tuvuze ngo nzabigenza nte, ntabwo twasubiza neza. Ahubwo nibiza mu buzima bwacu turabaza ngo mbese iyo mpuye n'iyi situwasiyo njya mbigenza gute? Kuko akenshi urasanga hari ibyo duhura nabyo. Icya mbere, nsaba Imana ngo imufashe. Iyo umwanzi wanjye ahuye n'ibibazo, nsaba Imana ngo imufashe. Ese niko bigenza koko? Reka turebe icya kabiri. Ngerageza gushaka uko namufasha. Ugerageza gushaka uko wamufasha. Mbese niko bigenda? Numva ntacyo bimbwiye. Niko bimeze se? Wumva ntacyo bikubwiye? Nifatanya nawe. Mbese wifatanya nawe mu bibazo agize? Niko ujya ubigenza? Ndishima iyo umwanzi wanjye ahuye n'ibibazo, ndishima. Niko se koko bijya bigenda? Ibi ngibi rero, kimwe mu byo uza gutoramo cyangwa se bibiri, birakwereka niba umucyo wawe umuritse. Ese Yesu aravuga iki? Isomo ryakunze kugarukwaho, ryagarutsweho muri iki cyumweru no mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato, ku buryo Yosefu yitwaye mu kibazo yahuye nacyo. Yesu yaravuze ati, ariko jyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru. Kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Nimukunda ababakunda gusa, muzahembwa iki? Nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Namwe mube mukiranutse nk'uko So wo mu ijuru akiranuka. Matayo 5:44 kugeza 48. Ngiki icyo dusabwa. Nguko uko dusabwa kwitwara ku banzi bacu. Ni ikintu gikomeye, ntabwo ari ikintu umuntu yapfa kwishoboza, ariko twarabibonye. Yosefu biriya bintu yarabikoze. Yosefu iriya ntambwe yarayiteye. Yosefu buriya bubasha yarabugize, ariko hari impamvu. Ntabwo yigeze arekura umucyo, yakomeje kugundira umucyo, yakomeje kugundira isoko y'umucyo kugira ngo abashe gutera iriya ntambwe. Reka turebe icya kabiri. Iyo twahuriye mu kizamini cy'akazi, iyo uwo twahuriye mu kizamini cy'akazi ari we utsinze, twagiye gukora ikizamini cy'akazi, none uwo tuhahuriye aratsinze, njyewe ndatsinzwe, ndatashye. Ese byitwara ute? Igisubizo cya mbere, birampangayikisha. Ese koko biraguhangayikisha ukumva utaye umutwe? Icya kabiri, ngira umujinya n'ishyari. Ese ugira umujinya, ugira ishyari kubera yuko uwo mwahuriye mu kizami ari we ugitsinze? Icya gatatu, mwifuriza ihirwe. Ese uti felicitation, congratulation, uzagira ihirwe muri iyi mirimo. Ese niko bigenza? Niko bigenje igihe wahuraga n'iki kibazo? Ikindi, ishima Imana mu mwanya we. Iyo uwo twahuriye mu kizamini cy'akazi ari we utsinze, ishima Imana mu mwanya we. Ikindi, mpita mwanga. Ese byakubayeho? Inshuti, muvandimwe, abatwaye umucyo hari ibikwiye kubaranga. Abatwaye umucyo hari imyitwarire ikwiye kubagaragaraho. Abatwaye umucyo mu by'ukuri burya hari ibikwiye kubatandukanya n'abandi. Dore ijambo ry'Imana icyo ritubwira ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Abafilipi 2:4. Umuntu wese muri twe areke kwizirikana ubwe,
ahubwo azirikane n'abandi. Erega tekereza ko uko wagiye ukeneye akazi niko nawe yari agakeneye. None se ko wari umwanya umwe muri babiri, n'ubundi byagombaga kugenda gute? Uko yari agakeneye niko nawe wari ugakeneye. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Reka turebe icya gatatu. Icya gatatu, niyo hari usimbuye ku mwanya. Mbese iyo hari ugusimbuye ku mwanya bigenda gute? Iyo hari ukuvanye mu mwanya wari urimo, wenda wari ufitemo inyungu runaka, ubyitwaramo gute? Ikibazo cya mbere, nshaka uburyo namusubiza inyuma. Shaka uburyo namusubiza inyuma. Ni ukubigenza. Abongereza bati pull him down. Mbese ni icyo ngicyo uharanira kugira ngo asubire inyuma? Ese niko wigeze kubigenza? Niba byarakubayeho, ngerageza kumusangiza ubunararibonye mu kazi. Iki nacyo noneho ni ikindi. Kumwereka ibibazo wagiye uhura nabyo mu nshingano wari urimo, none akaba agiye guhangana nabyo, kumwereka ibyiza wagiye uhura nabyo kugira ngo nawe azabyiteho, kugira ngo abashe kugira success, agere ku ntsinzi. Mbese niko ubigenza? Niko wagiye ubigenza? Niko wabigenza? Ariko navuze ngo twibande cyane ku byo twahuye nabyo nuko twabyitwayemo. Ariko niba utarahura nabyo, ese nabwo icyo kibazo wakibazwa uko wabyitwaramo. Ngerageza kugira ibyo mwigiraho. Ese koko ubasha kuvuga uti reka nanjye nce bugufi maze mwigireho, kuko nawe hari impano afite, Imana yamuhaye. Nk'uko nanjye nari mfite izanjye zihariye, nawe hari izindi mbasha kumwigiraho. Ikindi, iyo bigenze gutyo ncika intege. Mbese ucika intege ndetse ugasigara ugaragaza ko nta n'icyo ashoboye, ugasigara ugaragaza ko nta n'ukwiye kumukurikira, nta n'ukwiye kumva inama ze. Ibi ngibi ni ibikwiye gutuma twibaza. Dore Yohana Umubatiza icyo yavuze igihe yategurizaga Yesu. Yohana Umubatiza ati uwo akwiriye gukuzwa, naho jye nkwiye gucishwa bugufi, kuko yari azi ko hari uwateguriza. Erega na n'uyu munsi hari abantu bafata umwanya wa Yesu bakawugira uwabo. Hari abantu bumva icyubahiro Yesu akwiye guhabwa aribo bakwiye kugihabwa. Hari abantu bumva bakwikururiraho abantu aho kugira ngo barehereze abantu kuri Yesu, bagafata umwanya utari uwabo. Yohana yari amaze igihe ari mu mwanya wo guteguriza Yesu, ariko igihe kigeze atangira kwereka abantu, akomeje kwereka abantu uwo abateguriza kwakira, ndetse aranababwira ati uwo nguwo niwe ukwiriye gukuzwa. Ndetse hari aho yanaberetse ati ntabwo nkwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Mbese koko muri twe hari umucyo? Buri wese ni igihe cyo kwisuzuma. Niba koko akiri mu byo twizera, turebe niba tukiri mu byo twizera, turebe niba tucyakiriye, tukigundiriye kwa kuri twari twarahawe, wa mucyo twari twarahawe, wa mucyo dutwaye, wa mucyo dufite mu ijambo ry'Imana. Ese Kristo ari muri twe kuko niwe soko y'umucyo. Bitabaye ibyo tuba twahushije intego, tuba twamaze gutakaza umucyo wagombye kuba muri twe. Pawulo yabwiye Abikorinto mu rwandiko rwa 2:13 ngaho nimwisuzume. Ngaho nimwisuzume. Imana iduhaye umwanya natwe wo kugira ngo twisuzume. Imana irashaka ko twongera kureba mu mibereho yacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukareba niba Kristo ari muri twe, tukareba niba dutwaye umucyo, tukareba niba umucyo dutwaye umuritse, tukareba niba tutabasha kuba nk'abavuga ko dutwaye umucyo, cyangwa se umucyo dutwaye utari uwo mu magambo, ariko imibereho yacu, ubuzima bwacu bwa buri munsi, ibikorwa byacu mu kumurikisha uwo mucyo bitagaragaza ko dutwaye umucyo. Hari ubwo ibyo twagize akamenyero, navuga nko kuruhuka isabato, kujya mu materaniro yo gusenga mu mibyizi muri cya gihe byari bigishoboka, gukora inshingano zitandukanye mu mirimo yacu y'itorero ya buri munsi, ndetse n'ibindi byinshi. Ibyo ngibyo hari ubwo bishobora gutuma tutita ku mucyo dutwaye ukaba wazima, tukaba mu munyenga w'uko turuhuka isabato, tukaba mu munyenga w'uko tujya mu materaniro yo mu mibyizi, tukaba mu munyenga y'uko dukora inshingano, ko ndi umukuru w'itorero, ko ndi pastor, ko ndi umudiyakoni, ko mfite inshingano zitandukanye, ko ndi umuyobozi waje, ko ndi umuyobozi w'icyiciro runaka, mifemu.
mbese ibyo ngibyo akaba ari byo bisa naho bimbereye umunyenga, nkibagirwa ko ntwaye umucyo. Noneho wa mucyo ntwaye ukaba wahinduka umwijima. Ni igihe cyo gutekereza ku mucyo dutwaye. Ni igihe cyo kwibaza niba umucyo dutwaye umuritse. Mbese umucyo dutwaye koko uramuritse? Mbese dufite ubuhe bwoko bw'umucyo? Dufite ubuhe bwoko bw'itara? Kugira ngo tubashe kumurika, ibanga ni uko ibyo twiga mu ijambo ry'Imana, kuko ari wo mucyo, tubishyira mu bikorwa. Niko kugendera mu mucyo w'ukuri, gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Twabonye amagambo atubwira ngo nyamara bahora biga ntibamenye ukuri. Si ukwiga gusa, uko twiga ni nako twigisha benshi, turababwiriza. Uko dusoma ni nako dusomera abandi, uko dusomerwa. Ibyo byose byagombye gutuma tubasha kumenya ukuri kandi tukakugenderamo. Ariko ngo kubera yuko twanze kwakira umucyo, maze umucyo tukawusimbuza umwijima. Dore igisubizo cyangwa se ibanga nta rindi, ni uko twiga ijambo ry'Imana ari nako dushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana rituyoboyemo. Niko twemera kunyura mu nzira ijambo ry'Imana riri kutwereka ko tunyuramo. Niko kumurika, niko gutwara umucyo, kandi umucyo ukabasha kumurika hari umwijima, abari mu mwijima nabo bakakira wa mucyo. Turi mu bihe nk'ibyo Pawulo yavuze igihe yandikiraga Abafilipi aya amagambo nanjye numva akwiye kuba yacu natwe ab'uyu munsi. Abafilipi igice cya 15, ngo kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa se uburyarya, muba abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'igihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'abatabaza mu isi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, muba abana b'Imana batagira inenge. Kuba abana b'Imana batagira inenge nibyo byadushoboza kubaho tudafite umugayo n'uburyarya. Kandi kuba abana b'Imana batagira inenge ni uko twemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Kuko hagati y'ab'iki gihe kigoramye, hagati y'ab'iki gihe cy'ubugoryi, hagati y'ab'iki gihe bitiranya umucyo n'umwijima bakabivanga, hagati y'ab'iki gihe bamaze gufata umucyo bakawusimbuza umwijima, hagati y'ab'iki gihe bibeshya bakabeshya n'abandi ko batwaye umucyo kandi batwaye umwijima, dukwiye kuba amatabaza muri bo, tukagaragara nk'amatabaza muri bo. Ibyo nta kindi bidusaba, ni uko mu by'ukuri twemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni wo mucyo, ijambo ry'Imana ni ryo tabaza. Umunyezaburi ati, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Kugira ngo mutabaho umugayo, aya magambo ni amagambo akomeye. Kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'iki gihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Tugaruke kuri rya somo twatangiriyeho. Twavanywe mu mwijima w'icuraburindi tugezwa mu mucyo w'itangaza. Nta kindi kigenderewe ari ukugira ngo twamamaze ishimwe ry'yaduhamagaye, ari ukugira ngo tubashe kuba amatabaza muri iyi si, ari kugira ngo mu gihe cy'ubugoryi, igihe kigoramye, mu gihe cy'abantu barimo batwarwa n'umwijima mu buryo butandukanye, tubashe kubitabaza, tubashe kumurika, tubashe kumera nka wa murabyo ujya urabya iyo umwijima wabuditse, imvura ari nyinshi, maze umurabyo warabya umuntu akabona aho atera ikirenge agatambuka. Tubashe kuba amatabaza muri kino gihe cy'ubugoryi, muri kino gihe kigoramye, muri kino gihe isi ikeneye kumurikirwa. Mbese naba mfite ubuhe bwoko bw'itara muri aya matara yombi? Hari itara bigaragara ko rimuritse umucyo, hari n'irindi tara nyamara n'itara ariko rirazimije. Mbese ntabwo waba utwaye itara rijimije, ese utwaye itara ricanye, utwaye itara ririmo rimurika. Mbese ntabwo imibereho yacu ya buri munsi yaba yarazimije itara dutwaye, imyitwarire yacu ntabwo yaba yarajimije itara dutwaye.
aho twirirwa, abo twiriranwa, mbese ntabwo itara dutwaye ryaba ryarazimye, mbese riraka. Yesu ati ni jye mucyo w'isi, kandi ati unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Ati ni jye mucyo w'isi. Yesu niwe mucyo w'isi. Kandi igihe cyose twemeye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, burya tuba turi kumwe na Yesu, tuba twakiriye Yesu, tuba turi mu bushake bw'ijuru, tuba twamukurikiye. Ntabwo tubasha kuba mu mwijima na hato, ahubwo tuba dufite umucyo w'ubugingo, umucyo utuganisha ku bugingo. Inzira ituganisha ku bugingo ni inzira imurikiwe n'ijambo ry'Imana, kandi inzira imurikiwe n'ijambo ry'Imana, abayirimo bagira imyitwarire itandukanye n'iy'abo b'umwijima, bagira imyitwarire itandukanye n'iy'aho bavuye cya gihe, bagira imyitwarire irimo ishyaka ryo kumurika, bagira imyitwarire irimo kutikunda, ahubwo imyitwarire irimo kurekura maze bakamurika. Erega kumurika bisaba no kurekura, kumurika bisaba kugira icyo wigomwa. Hari amagambo mu kanya tuza kureba, ndetse ari nayo tuza gusorezaho. Yesu ati ni jye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Ni isomo badusomeye muri Yohana 8 igice cya 8 umurongo wa 12. Iri somo rirakomeye. Yesu niwe mucyo w'isi. Mbese twatwara umucyo gute kandi tudakurikiye Yesu? Mbese twatwara umucyo dute tutemera kugendera mu ijambo rye? Twatwara umucyo dute iryo jambo cyangwa se iryo tabaza twarijimije ritarimo ryaka? Amagambo navugaga, iyo twakiriye Yesu Kristo ari we mucyo, bigaragarira mu mibereho yacu, bigaragarira mu byo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho tuba turi, kuko tuba duhagarariye ijuru nk'uko bikwiye kubwo gutwarwa cyangwa se kubwo gutwara umucyo ijuru ryatanze. Iyo dutwaye umucyo ijuru ryatanze, tuba turihagarariye, tuba turi abatwaramucyo, tuba tukiri muri wa mwanya twashyizwemo igihe twatoranywaga tukagirwa ishyanga ryera, tukagirwa abatambyi b'ubwami, tukavanwa mu mwijima w'icuraburindi tukagezwa mu mucyo w'itangaza. Kwakira Yesu bidushoboza kuguma aho hantu, kuko niwe watuvanye mu mwijima w'icyaha, maze ageze ku musaraba umucyo w'ubugingo uratangaza. Ibi biragaragazwa n'icyo umwanditsi w'iki gitabo uburezi yavuze kuri Daniyeli ndetse na Yosefu, ariko ahangaha reka turebe icyo yavuze kuri Daniyeli. Ngo mu gihe abantu bamuhaga icyubahiro ku bw'inshingano yari afite z'ibwami, Imana yaramukujije imuha icyubahiro cy'ikirenga, kuko yari intumwa yayo iyihagarariye, kandi imwigisha gusoma no gusobanura ubwiru bw'ibihe bizaza. Kubwo gukorana n'uwari uhagarariye ijuru, byabaye ngombwa ko abami b'abapagani bamenya Imana ya Daniyeli. Haleluya. Uburezi muri paji ya 57 niho hari aya magambo. Ngo mu gihe abantu bahaga Daniyeli icyubahiro ku bw'inshingano yari afite z'ibwami, ngo Imana yo yaramukujije maze imuha icyubahiro cy'ikirenga, kuko yari intumwa yayo ihagarariye, kandi imwigisha gusoma no gusobanura ubwiru bw'ibihe bizaza. Kubera iki? Kuko Daniyeli yakomeje kugundira wa mucyo, yakomeje kugundira rya tara, yakomeje kugundira rya tabaza, ntabwo yigeze arirekura, ntabwo yigeze arizimya, maze ahagararira Imana hariya, bituma abami b'abapagani bamenya Imana ya Daniyeli. Ku bijyanye no gutwara umucyo nk'uko turimo tubibona, ni nacyo aya magambo akurikiyeho atubwira. Uyu mucyo, ubu butumwa Imana yatugeneye, aya magambo ndumva mu by'ukuri nkwiye kuyavugaho, kuko umuje w'Imana we yarayanditse muri iki gitabo. Aravuga ati urubyiruko rukwiye gusobanukirwa ukuri kuvuga ko Imana rufite atari umutungo warwo bwite. Ni ubutumwa Imana yageneye urubyiruko, ariko ni ubutumwa bwacu twese n'ubwo Imana yabunyujije mu rubyiruko. Urubyiruko rukwiye gusobanukirwa ukuri kuvuga ko Imana rufite atari umutungo warwo bwite. Ngeze hahandi nari navuze yuko mu by'ukuri gukurikira Yesu kugira ngo tubashe kuba mu mucyo w'ubugingo bisaba
kwiyanga, bisaba kutikunda, bisaba kugira icyo turekura. Hano ngo imbaraga zarwo, imbaraga z'urubyiruko, igihe n'ubwenge bwabo byose ni ubutunzi batijwe. Mbese imbaraga zawe wari uzi ko ari izande? Wari uzi ko wazikuye he? Mbese impano zawe, mbese igihe cyawe, mbese ubwenge bwawe wari uzi ko wabikuye he? Ibi byose ngo ni ubutunzi twatijwe binyuze mu magambo meza Imana yatumye ku rubyiruko. Ni amagambo Imana idutumaho twese. Izo mpano ni umutungo w'Imana, kandi nicyo gituma buri musore n'inkumi bakwiye kwiyemeza kuzikoresha iby'agaciro gahanitse. Impano twahawe, igihe twahawe, ubwenge dufite, imbaraga dufite, byose ni ubutunzi twatijwe n'Imana, kandi izi mpano ni umutungo w'Imana, kandi ngo nicyo gituma buri wese akwiye kwiyemeza kuzikoresha iby'agaciro gahanitse. Buri wese ni ishami Imana itezeho amatunda. Aya magambo ni meza cyane. Buri wese ni ishami Imana itezeho amatunda. Ni igisonga cyaragijwe umutungo ugomba kunguka. Ni umucyo, hano nashaka ko dusoreza, ni umucyo ugomba kumurikira umwijima ubudikiye isi. Kuba hari ibyo dufite Imana yadutije, birimo imbaraga zacu, birimo ubugingo bwacu, ubuzima bwacu bwa buri munsi, birimo ubwenge bwacu, birimo ibyo dutunze byose, nta kindi kigenderewe ni ukugira ngo bitubere umucyo ugomba kumurikira mu mwijima ubudikiye isi. Ngaya amagambo nejejwe no kugira ngo dutekerezeho tugana gusoza, mu gihe twibaza ikibazo ngo umucyo dutwaye uramuritse. Mbese umucyo dutwaye uramuritse? Mbese imbaraga zacu, mbese igihe Imana yaduhaye, mbese ubwenge Imana yaduhaye dukoresha dushaka imibereho hirya no hino umunsi ku munsi, mbese tubibona nk'ubutunzi twatijwe? Mbese tubibona nk'impano? Mbese tubibona nk'umutungo w'Imana? Mbese duharanira ko ibyo byose tubikoresha iby'agaciro, ari iby'agaciro gahanitse, tukabikoresha kugira ngo tumurike? Mbese duharanira ko tubikoresha kugira ngo nk'ishami Imana itezeho amatunda, Imana ibashe kubona hari imbuto zivuye muri byo? Mbese tubikoresha mu by'ukuri nk'ibisonga Imana yaragije uwo mutungo ugomba kunguka, tubikoresha nk'umucyo ugomba kumurikira muri uyu mwijima ubudikiye isi? Ngaho aho ngira ngo twongere gutekereza, buri wese yibaza, mbese umucyo ntwaye uramuritse? Umucyo ntwaye uramuritse. Ijambo ry'Imana ari ryo tabaza ritwereka uko dukwiye kubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, ritwereka uko dukwiye kubaho dukoresha impano Imana yaduhaye, ritwereka uko dukwiye kubaho dukoresha igihe Imana yaduhaye, ritwereka uko dukwiye kubaho dukoresha amahirwe yose Imana iduhaye, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, kugira ngo abari mu mwijima babashe kumurikirwa. Muri ibi bihe turimo, aho benshi bataye umucyo, aho benshi bari kuyobagurika kandi barahawe umucyo, aho bamwe basanze iby'Imana bitakigezweho maze bakabisimbuza umwijima, aho bamwe bafashe umucyo batwaye bakawutwikiriza intonga ariyo bikorwa bibi, aho bamwe bibeshya ko batwaye umucyo nyamara ntacyo bakora ngo uwo mucyo ugere ku bandi. Muri iki gihe ndasaba Imana ngo idufashe, ngo njye namwe umucyo twakiriye kandi dutwaye ubashe kumurika. Ndasaba Imana ngo njye namwe tubere umucyo abo tubana, tubere umucyo abatuzengurutse, tubere umucyo abo dukorana, tubere umucyo abo dukoresha, tubere umucyo abadukorera. Reka imibereho yacu n'ibyacu byose bigira uruhare mu kugeza umucyo ku bakiri mu mwijima. Ntabwo ibyo twabyishoboza, ariko twasezeraniwe imbaraga iri hafi yacu idushoboza igihe cyose tuyisunze. Reka dusabe Imana kugira ngo ibidushoboze, kandi isengesho ryanjye namwe muri uyu mwanya turinyuze mu magambo meza agize iyi ndirimbo 146, Yesu mwami w'abami ngwino ube muri jye. Yesu mwami w'abami ngwino ube muri jye.
ndasaba ko iyi ndirimbo bayidushyiriraho maze buri wese akayigira isengesho rye tugana ku musozo. Imana ibaho umugisha kandi Imana idushoboze kumurikisha umucyo dutwaye kugira ngo abari mu mwijima bawuvemo, dufatanye kumurikisha uyu mucyo, dufatanye kugendera mu mucyo w'ukuri. Imana ikomeze kubana na buri wese kandi dusangize umugisha wayo mu izina rya Yesu. Amen. Yesu mwami w'abami ngwino ube muri jye, ekubari ibyo uvuga ujye umvugiramo, unsabe mu mutima njyewe nawe rwose, Yesu mwami w'abami ngwino ube muri jye, maze ibyo nkora byose bikoreshwe nawe. Kadusenga Imana. Mana yacu idukunda cyane, ku musozo w'iyi gahunda nziza watuyoboyemo turagushimye, izina ryawe nirihimbazwe. Turagusabye ngo Yesu mwami w'abami ngwino ube muri buri wese muri twe, ni wowe mucyo w'isi kandi ugukurikira ntazagendera mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Isi icuza umwijima Mana yacu kandi ikeneye umucyo. Dushoboze kugukurikira, tugendere kure umwijima, ahubwo umucyo tugukomoyeho wirukane umwijima aho turi hose. Dusohoze inshingano waduhaye yo kumurikira isi. Ibyo tugukeneyeho mwami Imana yacu mu bihe nk'ibi ngibi turimo, ari twebwe ababaye imbere yawe kuri uyu murongo w'ikoranabuhanga n'abari ku yindi mirongo, n'ababaye imbere yawe aho bateraniye hose mwami Imana yacu, twese nibyo tugusabye ngo ube umugisha udusangije kuri uyu munsi, kuko tubisabye twizeye mu izina rya Yesu umwami n'umucunguzi wacu. Amen.